Ni inkuru yababaje abantu benshi cyane y'urupfu rw'umwana witwa Uwizeyimana Florence wari uri mu kigero cy'imyaka 7, bivugwa ko yapfuye azize kuribwa n'inzuki kugeza ubwo ahasize ubuzima. Ni umwana ubyarwa n'uwitwa Nsengiyumva Emmanuel wo mu karere ka Bugesera, ni mu mudugudu wa Ruhehe, akagari ka Batima, umurenge wa Ruheru. Inzuki rero zibasiriye abana bagera ku 8, zirabarya cyane ndetse zirabangiza ku rwego rukomeye cyane. Ahagana mu masaa 11 z'umugoroba kuri iki cyumweru nibwo izi nzuki zibasiriye aba bana, kugeza ubwo umwe witwa Uwizeyimana Florence hasize ubuzima. Zororwaga n'umugabo witwa Nkiriyumwana Emmanuel, wagize gutya rwose yororera inzuki iwe mu rugo. Hanyuma aba bana rero barimo gukina ziza kubasanga aho bari zirabarya cyane, kugeza ubwo uyu mwana witwa Uwizeyimana Florence w'imyaka 7 we zamwangije cyane, papa we amujyanye kwa muganga, biza kurangira uyu mwana amuguye mu maboko. N'agahinda gakomeye cyane, aho abaturage bari gusaba ubuyobozi ko bwabafasha abaturage bororera inzuki mu rugo bakazijyana ahabugenewe, bakazikura mu baturage kuko zigenda zivutsa ubuzima bw'abantu. Mu karere ka Burera naho mu kagari ka Nyamabuye, umurenge wa Kagogo, haravuga umukobwa w'imyaka 23 wagize gutya afata mama we aramwica amuteraguye ibyuma kugeza ubwo ashizemo umwuka. Ni umubyeyi witwa Mutuyimana Christine wishwe n'umukobwa we witwa Uwimana Claudine. Uyu mukobwa witwa Uwimana Claudine biravuga ko ari umukobwa w'ikihebe mu by'ukuri, wagendaga agira urugomo rukomeye cyane. Mbere yuko yica mama we n'ubundi yari yarabanje kumukubita kugeza ubwo amukuye amenyo baramufunga, ariko biza kurangira bahise bamurekura. Aho abaturage basaba ubuyobozi ko niba umuntu yakoze urugomo nk'urwo ngurwo atahagombye kujya ahita afungurwa atarabanza kwiga neza, kuko iyo agarutse n'ubundi agaruka wa mutima mubi akiwufite. Ndetse abaturage benshi bagenda bavuga ko n'ubundi nubwo yakubise mama we kugeza amumazemo umwuka amuteraguye ibyuma, hari n'abandi baturage bo hafi aho ngaho yagiye agirira nabi, abo yagiye akorera urugomo, abo yagiye atera amabuye, abo yagiye akubita. Nubwo ari umukobwa ukiri muto y'imyaka 23, ariko biravuga ko yari ikihebe ku rwego rukomeye cyane. Nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagogo bwana Nsengimana Aloyizi abitangaza, yavuze ko uyu mukobwa koko yishe mama we amuteye ibyuma biturutse ku makimbirane bari bagiranye. Birumvikana rero amakimbirane yo mu ngo akomeje kugenda atuma bamwe bahaburira ubuzima. Ndabifuriza kugubwa neza mwese aho muherereye hirya no hino hagiye hatandukanye. Ndizera ko mumeze neza kandi amahoro y'Imana akomeza bane namwe mu byo mukora byose mu kazi kanyu ka buri munsi. Turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 umwaka n'ibihumbi 2025. Reka ngusabe ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu nkuru n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, kandi nihanganisha abadukurikiranye batameze neza, abagize ibyago, ababuze ababo, abarwaye ndetse n'abafite ibindi bibazo bitandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe kandi mukomere mugire kwihangana, siko bizahora. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo ibintu bikagenda neza cyane. Ni inkuru y'akababaro nje kubagezaho, uyo yabereye mu karere ka Bugesera. N'umwana w'umukobwa witwa Uwizeyimana Florence uri mu kigero cy'imyaka 7 waje kwicwa n'inzuki zamuriye kugeza ubwo ashizemo umwuka. Ni urupfu rw'umwana w'umukobwa rwababaje abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Wakibaza ngo byagenze gute, byabaye ryari? Ni mu mudugudu wa Ruhehe, akagari ka Batima, umurenge wa Ruheru, aha ni mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Abana bagera ku 8 bariwe n'inzuki, umwe muri bo ahita hatakariza ubuzima, kuko bivugwa ko mu by'ukuri inzuki zari zamushyizemo imbori nyinshi cyane, kugeza ubwo aguye mu maboko ya papa we amujyanye kwa muganga. Ibi byabaye saa 11 z'umugoroba kuri iki cyumweru. Uwitwa Uwizeyimana Florence yari umwana w'imyaka 7. Papa we umubyara yitwa Nsengiyumva Emmanuel, niwe wamujyanye kwa muganga. Bageze mu nzira umwana aza kumupfira mu maboko. Izi nzuki rero zororerwaga mu rugo rw'uwitwa Nkiriyumwana Emmanuel,
uyu mugabo akaba yari afite inzuki iwe mu rugo, ariko ngira ngo mu busanzwe nk'uko abantu mubizi, ubundi inzuki ziba zifite ahantu runaka mu ishyamba cyangwa se ahandi hantu zororerwa, ariko hariya mu gace k'i Bugesera biravuga ko hari abaturage benshi bororera inzuki mu rugo, rimwe na rimwe zikarya abantu ndetse n'amatungo. Aba bana rero bagera ku 8 birumvikana bari hamwe bari gukina, hanyuma rero bagiye kumva bumva inzuki zabatatse ziri kubarya, yewe zirabangiza ku rwego rukomeye. Hanyuma uyu musaza cyangwa se umupapa witwa Nsengiyumva Emmanuel yari yagiye mu nama y'ubukwe ahantu, aza kubwirwa inkuru y'uko umwana we yariwe n'inzuki ndetse zamwangije cyane, aho bivuga ko aho zari zamwangije bikomeye cyane ni ku gice cyo ku mutwe, zari zamuriye kugeza ubwo umutwe ngo ubaye umweru, zimusigamo imbori nyinshi cyane. Hanyuma papa we rero yavuye aho yari ari, aza yihuta asanga umwana barimo baragenda bamukuramo izo mbori. Hanyuma uyu mubyeyi niko gufata umwana ahita amujyana kwa muganga. Bageze mu nzira rero nibwo umwana yaje gushiramo umwuka, n'agahinda gakomeye, aho abaturage bavuga ko ari ibintu byabababaje cyane. Bakaba basaba ubuyobozi bwo muri uyu murenge wa Ruheru, by'umwihariko mu kagari ka Batima, bavuga bati rwose mudufashe abaturage bororera inzuki mu ngo cyangwa se mu baturage babe bashaka icyanya cyazo aho bajya kuzororera, kuko zikomeje kugenda zirya abantu ndetse bamwe bakahatakariza ubuzima, aho bivuga ko nubwo zibasiye aba bana cyane, sibo gusa zariye ahubwo n'abantu bakuru nabo zirabarya ku rwego rukomeye cyane. Ubwo rero birumvikana no gutegereza icyo ubuyobozi buzabikoraho, gusa nyine no kwihanganisha uyu muryango wa Nsengiyumva Emmanuel wabuze umujyambere rwose. Kubura umwana w'imyaka 7 n'agahinda gakomeye cyane, n'umwana ugifite ejo he hazaza heza, abagifite amahirwe yo kuzaba umuntu ukomeye cyane. Burya baravuga ngo umwana ni umwami, umwana ni umutware, umwana yaba icyo ari cyo cyose, yaba umuyobozi ukomeye, yaba umudogiteri, yaba ikindi kintu bijyanye n'ubushobozi bw'ubwenge Imana yashyize muri we. Ubwo rero Imana imwakire mu bayo. Burya umwana ni umuziranenge, umwana uri mu myaka 8, 7 abakiri mutoya, umwana ni umuziranenge, ariko mu by'ukuri izi nzuki zamuvukije ubuzima. Uyu mugabo rero witwa Nkuriyimana Emmanuel niwe woreraga cyangwa se wari woroye izi nzuki akazororera iwe mu rugo, ariko uko biri kose ndatekereza ko ari buze gufatwa icyemezo izi nzuki zikajyanwa aho zikwiriye kuba zororerwa. Ubwo rero Uwizeyimana Florence, Imana imwakire mu bayo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruheru bwana Jean Claude Sibomana akaba yihanganishije uyu muryango wa Nsengiyumva Emmanuel wabuze umwana, ariko akanasaba abaturage ko bagomba gukura inzuki mu baturage cyangwa se kuzororera mu ngo, bakazijyana aho zagenewe kororerwa, kugira ngo hirindwe izi mpanuka n'ibi byago bya hato na hato bigenda bituruka kuri izi nzuki zororerwa mu ngo z'abaturage. Ngaho nguko rero umuryango wa Nsengiyumva Emmanuel no kwihangana, ariko kandi hafatwe n'icyemezo abaturage babashe kureba uburyo ki izi nzuki bazikura mu baturage. Indi nkuru y'akababaro ni mu karere ka Burera, ahavugwa umukobwa w'imyaka 23 witwa Uwimana Claudine wagize gutya akica umubyeyi we umubyara. Ni mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru mu kagari ka Nyamabuye umurenge wa Kagogo. Aravuga umukobwa w'imyaka 23 wigize ikihebe, ndetse aho bivugwa ko mu by'ukuri
yabangamiraga abantu ku rwego rukomeye cyane, bamwe akabakubita abandi akabakomeretsa, rimwe na rimwe bakamufunga ariko ntamareyo igihe. Ibivugwa n'abaturage ko mu by'ukuri babangamiye cyane ndetse basaba inzego z'ubuyobozi bavuga bati uyu mukobwa ni ukumufunga akagumayo, cyane ko iyo agarutse n'ubundi agaruka atarahindutse akiri wa wundi. Wabonaga abaturage bamwe batangaga amakuru ku bitangazamakuru bitandukanye, harimo igitangazamakuru cya TV1, bavuga bati mu by'ukuri uyu mukobwa nanamuka nagarutse noneho azaduhitana, cyangwa se naramuka amenye ko twatanze aya makuru. Nyine wabonaga bafite ubwoba bikanga, cyane cyane abo yagiye agirira nabi, hari abo yagiye akomeretsa, abo yagiye atera amabuye, abo ahurira mu nzira nabo akabatuka. Yari umukobwa mu by'ukuri bigaragara ko afite imyitwarire itari myiza, aho bamwe bamwitaga ikihebe. Uyu mukobwa rero w'imyaka 23 mu by'ukuri yafashe mama we aramwica amuteye ibyuma. Biragaragara ko yari umukobwa ukiri mutoya, imyaka 23. Burya umuntu aba akiri mutoya rwose, ariko bijyanye ngira ngo n'ibiyobyabwenge yafataga, amayoga atandukanye, kuko ntabwo yatinyuka gukora amabi nk'ayo ngayo ari normal rwose, cyangwa se ari umuntu muzima. Yagize gutya rero afata mama we aramwica kugeza ubwo ashizemo umwuka, nk'uko bitangazwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagogo Bwana Sengimana Aloyizi. Yavuze ko mu by'ukuri uyu mukobwa yafashe mama we akamwica amuteye icyuma, ndetse asaba abaturage kwirinda amakimbirane ya hato na hato agenda agarukaho mu miryango, bikarangira bamwe bahaburiye ubuzima. Uyu mukobwa rero witwa Uwimana Claudine yafashe mama we witwa Mutuyimana Christine aramwica amuteye icyuma. Yamwishe saa 3 z'ijoro, abaturage bari bamaze kuryama, birumvikana ara mu gace k'icyaro, abaturage baryama kare, ubusanga mu masaa moya, saa moya n'igice, saa 2 abaturage bamaze kujya mu buriri. Uyu mukobwa rero yagize gutya afata mama we amwegeka ahantu mu nguni mu nzu, atangira kumuteragura ibyuma mu mutima. Hanyuma hari umwana mutoya wari uri muri urwo rugo, atangira gutaka asakuza avuga ngo uri kwica mama, uri kwica mama. Plutôt yaravugaga ngo uri kwica kaka, uri kwica kaka, uri kwica kaka. Abaturage niko kubyumva rero barahurura, abapangayi bari hafi aho ngaho, abaturage babashije kubyumva barahuruye. Umwe mu babashije kuhagera yahageze asanga mu by'ukuri uyu mukobwa yegetse mama we mu nguni ahantu arimo amuteragura ibyuma, ndetse bigaragara ko mu by'ukuri amaze kunegekara. Ubwo rero byaje kurangira ageze kwa muganga ashiramo umwuka. N'agahinda gakomeye cyane mu by'ukuri, aho umwana atinyuka agafata umubyeyi we akamwica amuteraguye ibyuma nk'aho ari itungo ari kwica, kugeza ubwo hasize ubuzima. N'agahinda gakomeye cyane. Ni ibintu biri kugarukaho n'abaturage bagiye batandukanye, bavuga bati uyu mukobwa yari yarananiranye, si ubwa mbere akoze urugomo nk'uru nguru. Hari abandi batandukanye yagiye agenda akorera urugomo, abo yahuriraga nabo mu nzira agakubita. Abantu benshi cyane rero bamutinyaga ku rwego rukomeye, kandi birumvikana umwana w'imyaka 23 ntabwo aba ari mukuru cyane, ariko bijyanye nyine n'imico yari afite itari myiza. Hari uwamubonaga ngo agahita ashaka n'inzira anyuramo, bijyanye n'urugomo nyine abantu bari bamuziho. Abaturage bakagenda bavuga bati rero mu by'ukuri turasaba ubuyobozi ko niba bamufashe agafungwa, bagomba kubanza bakareka akabanza akiga, naho kumujyana ejo akongera akagaruka mu by'ukuri n'ubundi akagaruka atarahindutse, ndetse ugasanga akomeje kugenda akora ibyo bikorwa by'urugomo. Ntabwo ari ibintu byiza, nta kintu na kimwe baba babafashije. Hanyuma rero biravugwa ko mu by'ukuri n'ubundi nubwo yagize gutya akica mama we witwa Mutuyimana Christine, atari ubwa mbere yaragerageje kumwica, kuko no mu minsi yashize biravugwa ko yafashe mama we akamukubita kugeza ubwo amukuye amenyo rwose. Uyu mukecuru cyangwa se uyu mubyeyi nta menyo yari afite, yari yaramukubise kugeza ubwo amukuye amenyo. Birumvikana ni agahinda gakomeye cyane, aho umwana w'umukobwa atinyuka agafata umubyeyi wamwonkeje, wamubyaye akamugira kugeza amezi 9, akamurera kugeza akuze, kugeza muri iyi myaka, ariko bikaza kurangira agize gutya akavuga ati nubwo wambyaye ndakwica. N'agahinda
gakomeye cyane, kandi burya umunyarwanda yaravuze ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, ariko uyu mukobwa we rwose ibyo ntago yarabyitayeho habe na gatoya. Ubwo rero nyaboneka no gukomeza kwirinda aya makimbirane ya hato na hato, ndetse mu gihe abantu bamenye ko hari urugo rutabanye neza cyangwa se rurimo amakimbirane, bagatangira amakuru ku gihe kugira ngo habashe gukumirwa icyaha kitaraba. N'agahinda gakomeye cyane gufata umubyeyi ukamwicira imbere y'umwana ukiri mutoya, kubera ko umwana muto rwose niwe watabaje avuga ngo urimo uri kwica kaka. Abantu baza kumva ijwi ry'uwo mwana, baje kureba koko basanga uyu mukobwa yegetse mama we mu nguni, arimo aramuteragura ibyuma rwose nta kintu na kimwe yitayeho, aho bivugwa ko yamuteye icyuma mu mutima, ari nabyo byatumye uyu mukecuru aza kuhasiga ubuzima. N'agahinda gakomeye cyane rero, ni ukwihanganisha muri rusange umuryango w'uyu mubyeyi wabashije gutakaza umuntu wabo. Bakomere kandi bagire kwihangana, nta kundi byagenda. Uwo yibyariye nyine amuvukije ubuzima. Isi turimo nyine nuko imeze, mu Satani akorera mu bantu, nta kundi byagenda. Ariko kiba kibabaje no kwica umuntu muri ubwo buryo, kandi n'ubundi aho agiye nawe uzajyayo. Burya niwica umuntu ujye umenya ko nawe uzapfa uko byagenda kose. Ngaho rero no gukomera ku bantu bose bagize ibyago, bagire kwihangana. Mugire ibihe byiza, ntugende udakoze subscribe kugira ngo inkuru n'ibiganiro byacu bikugereho ku gihe. Murakoze, mwari kumwe na Dani, ndabakunda cyane.